Ndi ku gicaniro cy'amasengesho ya mu gitondo. Uyu munsi nifuza ko dusenga n'isengesho rya mu gitondo ridufasha kwirirwana umunsi w'umugisha ndetse n'umunsi w'umunezero n'amahoro n'umutekano. Ngwino dufatikanye gusenga rino sengesho uraza kuhakura umugisha. Tugiye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yohana ibice bya 15 umurongo waho wa 7 haravuga ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana muti tubishimiye Imana. Nje mugiye kubana mwari no sengesho nitwa Eric niyo kwizerwa. Egera hino upfukame umutima wawe werekeze ku Mana dusengane mu izina rya Yesu. Iri sengesho ridufasha gukingurirwa imiryango y'umugisha uyu munsi. Mana ishobora byose, data wa twese uri mu ijuru, ndaje imbere yawe muri iki gitondo gisa. Ndagushimiye ko wanzirikanye muri iri joro ryatambutse ukandinda ikibi cyose ukampa ubuzima bushya. Mwami wuje ubwenge ndetse n'imbabazi, uyu munsi ndawutanga imbere yawe, ngasaba umucyo wawe kugira ngo unyobore mu byo ndi bukore byose uyu munsi. Inzira zanjye zose uzikize ibirenge by'ikibi. Mwami nyir'ukuri umpindurire umutima wanjye, ngira ubwenge bwo gukunda no kubabarira. Intege zanjye zose uzihindure kuba imbaraga mu izina rya Yesu. Nta kintu na kimwe kinyobye nshaka muri iyi nzira yawe. Ndifuza gukomera ndetse no gukomeza isezerano wadusezeranyije ry'uko izatugeza mu ijuru amahoro. Nyagasani, shize imbere yawe ibikorwa byanjye byose by'uyu munsi, imirimo yanjye, amagambo yanjye ndetse n'ibitekerezo byanjye. Umpamagarire umugisha n'umutuzo n'ubugingo buhoraho, byose bibe muri ngewe. Mwami Yesu, umubiri wanjye, ubugingo bwanjye byose mbihaye wowe. Mu byo ndi bukore byose uyu munsi ndagukeneye. Nkeneye ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi, kugira ubwitonzi bwo guhitamo ikigushimisha no kubaho ubuzima bukuyoboka. Yesu mwiza, ngira impuhwe n'ubuntu nk'uko wangiriye neza uyu munsi ukongera umunsi mushya ku buzima bwanjye. Uhimbazwe Mwami, inzira zanjye uzihagararemo ndetse uzihagarikemo amahoro n'ubugingo. Urinde umuryango wanjye n'abo nkunda bose ndetse n'abankunda. Mwami wanjye Yesu, umpe gukomera no kudacogora mu bihe bigoye no mu bihe by'amahoro cyangwa se by'uburuhukiro. Ngwino muri ngewe uture mu mutima wanjye kugira ngo ngaragaze urumuri rwawe aho ndi hose, kugira ngo izina ryawe ritagerwaho umugayo cyangwa igitutsi. Data wa twese uri mu ijuru, zura umutima w'umurimo mwiza nari mfite muri ngewe. Umpereze kongera kwibuka umurimo wawe kandi umpereze kubuzirikana igihe cyose. Umpe gufasha abandi, umpereze kutikunda, umpereze kugendera abandi, nsura abarwayi, mfasha abababaye, ngendere abihebye. Mana, ngira neza undwanira intambara kuko uri umugwaneza. Umbere inshuti mu bihe bikomeye ndetse umbere n'umwami. Uwiteka, ndakwinginze kugira ngo ukomeze kunyereka igihugu cy'amasezerano, kugira ngo ndacogora nkava mu byizerwa kandi bihari. Uwiteka, nshyigikira wongere gusubiza imbaraga mu mutima wanjye, wongere gukangura ubwenge, wongere gushimangira intambwe z'ibirenge byanjye, ukomeze amaboko yanjye atentebutse, kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo nkomeze gukomera mu buntu bwawe, ntirengagize urukundo wankunze. Komeza kurishyira ubuzima bwanjye kure y'ibibi ndetse no kure y'ibiteye ubwoba, kandi ukomeze gushimangira umubano dufitanye, ukomeze kundwanira intambara ndetse ujye ungenderera mu bihe ngeze mu bihe Satani cyangwa se mu bihe Satani anshakamo. Uwiteka we, mw'icyo gihe nizajya ngishyikamo ujye ubasha kunkomeza ndetse unyereka inzira y'ukuri, kuko ndi umwana w'umuntu, nambaye umubiri unanirwa, ndi muri yasi mbi, ngenzwa n'umugome Satani. Ntagufite rero nabasha kwihakana izina ryawe. Uwiteka Imana Nyiringabo rero, ndagushimiye cyane yuko wumvishe gusenga kwanjye. Reka ibi byose bikore kwiyubahisha kandi ukomeze kungirira neza, mbe mu buzima bwawe nawe ube mu bwanjye, kuko nagufite nta buzima. Rero nshyigikira mu byo ndi bukore byose. Ndagushimiye cyane yuko wumvishe gusenga kwanjye. Reka ubisohoreshe ubushake bwawe ndetse n'imbaraga n'imbabazi mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Iri sengesho riragufasha gutangira umunsi w'umunezero ndetse uhabwe n'imbaraga nshya kuri uwo munsi, kandi rirakuyobora mu nzira Imana yishimira mu izina rya Yesu. Rero ndagushimiye cyane wowe twabashije gutangira na rino sengesho tukaba turisozanyije. Imana iguhereze umugisha. Wifuza ko twazajya dufatikanya gusengana mu gitondo ku gicaniro cy'amasengesho ya mu gitondo mbere y'uko tujya mu mirimo yacu dushinzwe, wakandika muri comment ukatubwira ngo ndabyifuza cyangwa se
kubishaka mbere yuko tujya mu mirimo yacu ya mu gitondo tukajya dusengana iri sengesho rya mu gitondo rizajya ridufasha kwirirwana umunsi w'umunezero ndetse n'umunsi w'amahoro, ndetse duhabwa imbaraga nshya mu bihe bikomeye ndetse bigoye, tubashe gushyikirwa n'Imana y'amahoro. Gusenga ni ingirakamaro inshuti yanjye, dusenga koko gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu ubabaye, gusenga bitanga imbaraga nyinshi tutabasha kurebesha amaso yacu. Rero inshuti yanjye dusenga kandi ujye uhora uzirikana yuko burya uko usenga uko wiyambaza Imana ariko ibiri kukumva. Ntukabisuzugure rero gusenga, jya ukomeza wegera Imana kandi ukomeze kuyambaza uyereka ibibazo byawe, niyo kwizerwa ndetse no kwiringirwa iri bugufashe muri buri kimwe cyose. Gusenga reka tubigire umuco, reka tubigire intego yacu ya buri munsi, ya buri saha, ya buri segonda, kuko buri munsi burya tuba dukeneye amasengesho kugira ngo abashe kutwereka cyangwa se abashe kudufasha gutambuka mu bihe biri buze kudukomera iminsi iri imbere cyangwa se mu gahe kari imbere. Ndabashimiye cyane rero mwari muri kumwe nanjye niyo kwizerwa Eric. Nimba mwakunze iyi video ibuka gukanda subscribe, wandike no muri comment tubwire ngo nayikunze, unanayilayikinge, hanyuma wandike muri comment tubwire ati ndashaka yuko tuzadufatikanya gusenga mu gitondo. Rero icyo ugomba gukora cyangwa se icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura n'inzogera, aho ngaho bawe yandikishije yuko buri mu gitondo tuzajya tubasha gufatikanya amasengesho ya mu gitondo. Ndabakunda cyane rero, mwari kumwe nanjye Eric niyo kwizerwa. Imana ibahereze umugisha. Amen.